Muri iki gihe isi ya beauty iri ku muvuduko ukabije. Lipstick ni kimwe mu bikoresho bidahora bibura ku isura y'umukobwa. Gusa waba uzi ibyo usiga ku munwa? Waba uzi ko hari lipstick zishobora kuba uburozi ku buzima bwawe? Uyu munsi turi buvuge ku ngaruka z'ibyo abakobwa basiga ku munwa, uburyo bikozwemo, ibyo ukwiye kwirinda n'uburyo wahitamo byakugirira akamaro aho kukwangiza. Wahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno murongo, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro bifite ireme kandi byigisha tubagezeho umunsi ku wundi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo lipstick abakobwa benshi bakunda gusiga ku munwa, uburyo zishobora kwangiza ubuzima bwabo. Ese ni iyihe lipstick umukobwa ashobora kwisiga nimugireho ingaruka? Turababwira amoko ya lipstick atakugira ingaruka ku buzima bwawe. Icyo ngusaba ni ukubana nanjye paka ino video irangiye. Reka dutangire twirebera amavu n'amavuko ya lipstick. Lipstick yatangiye gukoreshwa kera cyane n'abagore b'Abanyamisiri ndetse n'Abanyapalestine. Muri icyo gihe hifashishwaga amabara ava mu bimera cyangwa amavuta avanze n'ivu. Mu kinyejana cya 19 lipstick yatangiye kuba ubucuruzi bukomeye ku rwego mpuzamahanga, ariko hari abakoreshaga ibikoresho nka mercury cyangwa ibinyabutabire. Uyu munsi lipstick ikaba irimo ibintu byinshi bigamije kugaragaza neza, ariko hari ubwo ibyo bintu bihinduka ikibazo ku buzima bwa muntu. Hari ibintu bine bikunze kuboneka muri lipstick nyinshi, ariko byagaragaye ko bishobora kugira ingaruka mbi. Lead hormonazide ni ikinyabutabire gishobora kwinjira mu mubiri kigateza ikibazo ku bwonko ndetse no mu misemburo. Hari ikindi bita parabens zishobora kwivanga mu mikorere y'imisemburo y'umubiri, zikaba zifitanye isano n'indwara zimwe na zimwe. Ibintu byongera impumuro n'amabara ariko bishobora gutera allergy n'ibisebe ku munwa. Petroleum based ingredients bikomoka kuri peteroli bishobora kumisha umunwa cyangwa bigatuma usaza vuba. Dore zimwe mu ngaruka za lipstick zishobora gutera umuntu ubyisiga buri munsi. Abantu batandukanye bagaragaje ingaruka zitandukanye nyuma yo gukoresha lipstick zitujuje ubuziranenge. Kwangirika ku munwa ndetse no gusaduka, kuryaryata, gutukura cyangwa kuvuvuka, guhora umuntu yumva umunwa we wuma cyane, allergy ndetse no kugira ibisebe bidasobanuka. Hari n'abo usanga barahoraga barya ku munwa bigatuma bakomeza kwinjiza ibyo bikoresho mu gifu. Ibi bikagira ingaruka ku mikorere y'umubiri wose. Ese kuki hakorwa lipstick zifite ibyangiza? Impamvu nyamukuru ni impamvu y'ubucuruzi. Abakora lipstick baba bashaka ko ibara riramara igihe kirekire. Igikoresho kigomba kuba giciriritse, impumuro inogera abantu, imisemburo y'uburyohe irimo ikoreshwa nk'ikimenyetso cy'uburanga. Ibi byose bikaba byongera ubucuruzi, ariko bishobora kwica gahoro gahoro. Dore uko wakirinda no guhitamo neza lipstick ugomba gukoresha. Ntugomba guhagarika kwisiga lipstick burundu.
ahubwo menya guhitamo ibikugirira akamaro dore uko wabigenza. Soma ingredients mbere yo kugura lipstick ushaka gukoresha. Irinde lipstick irimo amagambo nka lead acetate, parfum. Hitamo izanditseho organic, lead free cyangwa paraben free. Koresha lip balm y'umwimerere mbere yo kwisiga lipstick. Gerageza lipstick kuri list mbere yo kuyisiga ku munwa bwa mbere. Ibi bizagufasha kumenya uko wakwirinda lipstick zangiza. Dore zimwe muri brand zizewe ndetse n'izitizewe. Izo zitizewe ni zimwe muri lipstick zikemangwa. Dore zimwe muri brand zizewe: Bat Bees, Pure, RMC Beauty. Izi ni zimwe muri brand za lipstick zizewe n'abantu benshi cyane. Reka turebere hamwe zimwe muri brand za lipstick zitizewe n'abantu benshi. Ibi byagaragajwe na raporo y'ubushakashatsi bwakozwe. Basanze lipstick nka Huda Beauty, RA Colors, Hailey Cosmetics. Nubwo zimwe muri izi brand zikomeye cyane, si zose zikora ibintu bimeze kimwe. Ni ngombwa kugenzura neza buri lipstick ku giti cyayo. Lipstick ni kimwe mu bikoresho by'ubwiza by'ingenzi ku bakobwa ndetse n'abagore, ariko burya ntabwo byose ari byiza. Kwitonda no gusoma ibyo usiga ku munwa, ibi bishobora kugutabara. Ubwiza nyabwo buratangirira ku kumenya icyiza n'ikibi. Ese wowe uhitamo iki? Irimbisha cyangwa ikikurimbura? Sangiza iyi nkuru ubwire inshuti zawe ndetse n'abavandimwe, kandi ujye uhora ushishoza mu byo wisiga ku mubiri wawe. Ibi ni bimwe mu bintu twari twaguteguriye bijyanye na lipstick. Ibi video igufashije watubwira muri comment nta kibazo, ukayisharinga bagenzi bawe ku buryo nabo bagomba kumenya kuri ibi bintu, kuko ibi ni ibintu byigisha. Ikindi kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, reba nanditse subscribe ukandeho ufungure inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro by'ubwenge tubagezeho umunsi ku wundi. Hamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.